Abakunzi ba Dr Shangazi nongeye kubifuriza ibihe byiza nshuti zanjye, ni ukuri kw'Imana mba mbakumbuye. Muze rero twiganirire mwebwe mukunda ibiganiro byanjye, mwebwe tuganira ku ngo zubakwa n'iziteganywa kubaka uko bigenda. Uyu munsi wa none iyo uri kugendagenda kuri iyi mihanda wicaranye n'abakuze, urubyiruko n'aba barimo barateganya gushinga urugo usanga baganira kenshi mu gutera akabariro cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina. Baganira bagira bati rero nk'uko mubizi ikiganiro cya babiri kiba kiryoshye. Ni kimwe mu bintu abantu benshi bakenera. Iyo unyuze aho baganira kuri iyi ngingo usanga higanjemo ijambo uburyohe, umwe akavuga ati narongoye umugore uryoshye, ariko ye undi nawe ugasanga ati narongowe n'umugabo uryoshye, narongowe n'umugabo uzi kubikora neza arandyohereza. Hari n'abavuga ko bitagenze neza mugabo cyangwa se musore, kimwe mu byatumye urongora umugore akaryoherwa ni amasaha mukorereyeho icyo gikorwa n'ahantu mugikoreye. Ubu bamwe muri mwebwe abasanzwe bakurikira ibiganiro byacu ndabizi ubu mwise mwumva uyu munsi ingingo tugiye kuganiraho. Nibyo koko ntago wibeshye kuri kubitekereza nibyo. Abashakanye benshi usanga babibona cyangwa se bakabikora nijoro, abandi bakabikora mu gitondo cyangwa ku manywa nko muri wikende, kuri konji se cyangwa se undi munsi wose biriwe mu rugo. Ku batarashakana nabo rero ntabwo twabibagiwe. Namwe iki kiganiro kirabareba kuko niba wasuye umukunzi wawe ni ngombwa kumenya igihe mwabikorera bikaryohera, sibyo? Ku buryo buri wese atazibagirwa ibyishimo by'uwo mwashakanye. Ntabwo uyu munsi rwose nabaje ndi kubapfunyikira, murabyumva nk'uko nabibabwiye mu masaha yatambutse. Mujye mudukurikira kenshi uzajya usobanukirwa ukuntu umugore cyangwa se umugabo bibanira mu buzima bwa buri munsi. Hari ingingo nyinshi tuzajya tugenda tuganiraho zirimo nk'ukuntu umugore n'umugabo baganira ku gikorwa cyabo cya mu gitondo cyangwa se nimugoroba. Abenshi ngo bakunda kubikora bagiye kuryama, ariko reka nanjye nshyiremo akantu k'impanuro nka shangazi wanyu. Kenshi iyo umuntu agiye kuryama aba yananiwe, wiriwe kuri stress, wananiwe, bamwe biriwe ku mashini, amatagisi y'uyu muhanda murayazi, ariko ndashaka kubamara impungenge y'uko burya aha twaje kuganira ku masaha meza, amasaha buri wese aba yishimiye undi amushaka, yamaze gushira umunaniro, amavunane yagabanyutse. Niba nawe ufite akazi wirirwamo ugataha ufite ifembo, habaye uwo usanze mu rugo cyangwa se mwese muhahuriye, nje kubafasha kugira ngo muruhuke, mumenye n'igihe cyo gushira stress. Ku bateganya kurushinga se cy'abakunzi, namwe mwamaze kurushinga, munyemerere tuganire ku isaha ya mu gitondo. Amasaha ya mu gitondo twamaze kubona ko ari yatsinda. Namwe nimuze gucika muze kumbwira ahangaha kuri Dr Shangazi niho honyine uri busange aya makuru. Nawe ujye umbwira amakuru yawe y'ukuntu byumva, umbwire ngo koko mu gitondo biruhura umutwe, biruhura iki, nk'uko twamaze kubibona mu bushakashatsi twakoze mu biganiro byatambutse n'ibindi tukibakusanyiriza. Hano tugiye kujya tubaha ibintu bisobanutse. Reka duhere ku masaha ya mu gitondo ubwo umugore n'umugabo baba bakangutse. Murabizi abenshi barabanza bakaganira bagikanguka, bakasa nk'abasuhuzanyamo ubundi bagategurana. Uku nguku umugore n'umugabo bakomeza bazamurana affection ya bombi, bategurana, hazamukamo ya misemburo iba mu mugabo cyangwa se umugore bombi ya endorphins y'umunezero nyine, ugasanga bari kuvubura umunezero hagati yabo uko bagenda bafektingana, bakarisanya. Nabibuze ukuntu mbivuga, bakarisanya biryoshye, begerana, bagenda begerana. Buri icyo gitondo hagati y'isaha y'isa moya, saa 12 plutôt gushika nko mu masaa 4. Ayo masaha aba ari meza ku bashakanye, kuri rwa rubyiruko rwasuranye. Murabizi ab'ubu ngubu twasigaye twarasobanutse, barisobanukiwe, ariko
iyi saha mujye mumenya amasaha ya nyayo, nimugoroba umuntu aba ananiwe ugasanga ibibazo byabaye byinshi, mu rugo harimo stress cyangwa se umuriro urabuze, buriya biba byiza nabyo kwa kundi muri gutegurana habaye hari urumuri, murebana mu maso, mubwirana utugambo twiza, mwishimiranye, buri umwe nyine afitiye undi amatsiko. Nk'uko twabibonye rero, abantu benshi iyo bahuye n'aba bantu bakaryoherwa, umunsi wabo ukagenda neza, iyo bicaye ahandi hantu bicaranye n'inshuti zabo, usanga bari kubiganiraho kandi nta kintu kinezeza umuntu nko kumva yanezerewe. Kuko nk'uko twabibonye, iyi mibonano mpuzabitsina izamura akanyamuneza di. Iyo wabikoze mu gitondo uba unezerewe, wirirwa ukeye ku maso, usa neza, useka, akazi kawe kagenda neza, ukabona ibintu byose nyine birimo umunezero, biragenda neza kubera ya mvubu ya endorphins nyine mwavubuye mu gitondo nweho n'uwo mwabikoranye. Biba byiza rero kuri buri umwe iyo abikoze agahijya mu kazi, cyane cyane noneho nko muri weekend. Babyeyi namwe barubyiruko, ni ukuri muri weekend biba ari umunyenga. Urabona buri umwe wese aba yiriwe mu rugo, harimo umwanya munini uhagije. Muba mwishimye, mukumburanye, mwumva ko nyine uwo munsi umwe afite undi. Nshuti, aha ngaha rero niho abantu bateguranira, murabizi mu gitondo ubundi indi minsi mutegurana akanya gake mwirukanka, tudakererwa ku kazi, tutagera ariko iyi weekend usanga kenshi cyane cyane nko ku gitsina gore babyuka bafite akanyamuneza, bishimye. Uzasanga ingo nyinshi abadamu aribo babyuka mbere muri weekend, agabyuka akenyeye agatenge mu mabere se cyangwa se agatawuro, ugasanga abyutse anezerewe mu rugo, abana bishimye. Bamwe ugasanga abyukanye nk'amafaranga mu ntoki abwira abana ati bigenze gutya, bigere gutya, genda uhahe akameze gutya. Ari umunezero kubera iki? Yagize umwanya uhagije we n'umugabo we wo gutera akabariro. Niho hahandi usanga umunezero wamutashye mu mutima, abana bakabibona ko yishimye, noneho kuri ba basore n'inkumi basuranye bo biba ari umunezero. Wowe abyuka yambaye nka boxer y'umugabo cyangwa se isengeri y'umusore bakundanye, ukabona ni ibintu biri romantique di. Ntiwowe gerageza wige igihe cyo gutera akabariro, kuko amasaha yose hari igihe dukora ibintu tukabikora nk'inshingano, ariko mu by'ukuri tugomba kumenya inshingano dufite, tukamenya n'umumaro wazo, tukamenya n'igihe izo nshingano zibyarira umumaro. Abenshi bavuga ko ngo amasaha yose ngo umugore n'umugabo bamaze gushakana ngo babe bemerewe kubikora, ariko se bano basore n'inkumi bo bagisurana bo ntabwo bemerewe kubikora amasaha yose? Yego, nk'uko wabyisubije nibyo, amasaha yose umuntu yemerewe kubikora, ariko hari amasaha avubura umunezero, hari amasaha atuma tunezerwa. Ntabwo waba uvuye ku meza saa sita ugiye gusubira mu kazi saa saba ngo uhite ukoramo imibonano mpuzabitsina ugende wumva utuje. Uko bisa kose ugenda wumva unaniwe, uri stress ukuntu, ariko kakandi ka mu gitondo umaze gukora uri romantique, utuje, wumva wishimye, urabyuka ukajya muri douche, ukagaruka ugahura n'umugabo wawe ukamubwira ati umunsi mwiza sheri wanjye, ukamuha bizu, akamufungira karuvati, akagenda mu kazi, nawe ugasigara mu rugo wishimye. Cyangwa se nawe waba uri bugende mugasohokana mu rugo mwishimye, mufatanya mu kiganza, abasigaye mu rugo babareba. Usanga no mu baturanyi bose muri intangarugero. Kubera iki? Ka kantu ka mu gitondo kabayeho ko kubanza kuganira ibibazo mukabikemura, ubundi mukubaka urugo rwanyu mwishimye. Ku batararushinga namwe inama niyo di. Ntabashbeshye, ni ukuri nta munezero uruta kumva mu gitondo umugabo ari kuguhitiramo umwenda wambara, saa sita akaguhitiramo uko uhindura, cyangwa se nimugoroba mwishimye, mwajya kugenda mugasaba na mwembi mukumva murishimye, mugahana bizu, niba umwe azamuka undi akamanuka. Biba byiza burya niyo umwe abanje agaherekeza undi akamugeza ku kazi, undi nawe agakomeza ku kazi bitewe n'amasaha yanyu. Reka twige
kumenya igihe twebwe ubwacu dukoreramo imibonano mpuzabitsina, twige igihe cyo gutera akabariro, bizadufasha mu munezero w'ibihe byose, tubeho twishimiranye, tugendane muri byose kugira ngo umuryango wacu turi kwirema tuwureme ukundanye, wishimiriranye muri byose.